jewe nta n'ikintu mu buzima bwanjye nananirwa kumuha Seri nanjye buriya ntabwo ari inshuti yanjye faranga ufite nizo gutera taye umukobwa w'umuyifure ahubwo turagishyira hiye jewe muri abahehesi nari ndi kumubwira ukuntu mufitiye umushinga umva mwese abagabo n'ikindi gihe ntuzasubire Twikundira Ibijwende TV iduha komedi zanyu nziza cyane nzabakunda paka burundu filime zidusigira inyigisho. Esther, oui ngaho ngwino sumbwiye ko ushaka se watumye aza mu gikari. Ngwino umbwire naje hano ngo umbwire rwose agafilime kanjye nakaretse. Numva ibyo umbwira ngwino bimbwire. naje warure mudukisa Hanyuma ngira ngo ubwonko bwanjye budasazaho. ariko nawe sasa Mayira kabisa nani nakutembelea kabisa biteze nahageze kweli imisi nyinshi wa twaraburanye kabisa none se muraho uyu mukobwa nuwaye wa murazanye oya kabisa mbwa mbere namubonye kweli ni karibu murakoze mbwa mbere mubonye kweli ne ageze mbonye mu uya ntabwo naringize ngo ni madamu Musha wowe ubona na bishasha wewe kabisa niko abona ari ibishasha kwa Mayira Mayira bakumye Seri amakuru meza bamwita Serine Dio umuhanzi twumva kera kabisa yamani sina umugabo arasetsa rero eh uragenda neza aha ako ntacyo atwaye Mayira kweli yitwa Kamasa wari umuzi se uya ntabwo nari muzi ubwo bwa mbere mubona bwa mbere mubona Mayira urya neza kweli none ni mushiki wawe ni nani ni dada wako ni da reka nze Ndahambwira rero. Muranja. ariko Ibiryo ariko wariye ni ntabwo urasuka ikara ku munwa yanojye ukora. ukireka konsepti Ngambwira umukobwa wanjye. ndashakaga kukubaza ahubwo nzi kuva ryari Mbaza ibyo bibazo. nzi kuva kera ndi umwana cyangwa ni nonaha nyine ni vuba ni mu myaka ya vuba Mbaza ibyo bibazo noneho mbaza. Nukuye bigenze biko. nuko mba ngira ngo nyine mumenye nashaka kumenya nyine ahahise hanjye kera nyine nari akana kameze gute Kutasanzwe subimbaza bimbajije utemije bite n'ubwa mbere numvise ubaza icyo kibazo mu buzima bwawe pe. Bigenze bite kugira ngo ubaze icyo kibazo. ayo nicaye nyine numva nshaka kumenya ukuntu kera nari meze niba narakubaganaga cyangwa nari akana keza nkabimenya gusa rero kuriya aha nari mbangamiwe hariya iriya ntebe nabonaga ntazi ifite ukuntu imisego itameze neza kuko reka nicare impande yawe si Mayira yari yicayeho aduhaye umwanya buriya oya mu gikari kuri kunyegera se agira ngo numve ko ahangaha numvaga hatameze neza nagiremo gushakisha amakwicara nkumva ntekanye
wigizemo uruhare oya icara hirya ariko kamasa ajya ni kamasa jina muri kamasa igira hirya nyine kamasa we Harya mbwiye witwa cyane kimasa kamasa ngaho icara hirya igira hirya winyegera ko se utangiye kunkora ntabwo nkuzi duhurira no kwa Mayira oya c'est pas problème yewe numva Mayira ni inshuti yanjye ni rafiki yangu kabisa hama ninamusuye ninamugendereye hama rero kubona kubitana nawe nahura nawe nuvuga ngo nubuki bwivanze n'amata ni gutera ibuye ukikinyone ebyiri ko Mayira bibyiza gusa mba numva nisanzuye ibintu byose byo kwa Mayira mbongo mu gutaha namwenyuye nasetse nishimye ubwo rero nawe ruhare rwawe nuruhe kwanza none se Mayira yarakubwiye ngo nzaba mari ngwino uzaseka umwenyu nukuvuga ngo hari ukuntu umuntu agira amahirwe umuntu ashobora guprofita ese kama reka ubaka kanya mpagurutse yisuza uza uragatse se nacha iyi ntebe nabona gusa aho ngaho zose nabonaga iyi ntebe umubwiye ngo waze je mbona zayitoreye nagitameze neza mbavuga ngo wenda reka rero intebe ya Mayira reka tujye tuvugana ibintu tuvuga ibintu dusubira ibintu umuntu ntakibagira urukwavu ngo muhururane iminzani ikibazo se none kwambwiye ko hari ibyo nakwemereye ntabwo tubizeranyeho okay nana c'est pas problème ariko ibintu birimo none se kutambwiye icyo wasobanuye kuri wowe yitwangeretse madamu wawe umwerekana ubundi kare nigize kuvuga ariko nanavuze n'izina ryiwe kuko naje kuvuga ko yitwa Serine ariko aza namusuje Sheri ugira ngo mvuze Serine kuko bijya kuvugika kimwe uyu ni Sheri wanjye mbabarire kabisa umucuti wanjye unkunda cyane ntabwo twabipfaka kweli na diro nyinshi dufitanye ntabwo icyo twagipfa kweli Sheri ndabeshya ntabwo yeshya nibyo ahubwo sinzi ukuntu ari mbunyaza nicara n'inyuma ahubwo se nayigize mbaza ni ko waje nkunduye iyo umbwira rwose akaba atanahari tukiganira urabona dore ikiganiro atangiye kukirogoya buriya iyo wambwiye neza ngira ibintu nkabishyira muri gahunda nkabitegura nkabibyoruganiza nkabicanshanura nkagira uburyo mbishyira muri system uyu mukobwa rero ndamukunda cyane oya nyine wowe uri kubica ku ruhande kandi abandi barabimbwira nshaka ko nawe ubinyibwira ukambwira niba mwaranoraguye ndi muto cyangwa ngana gutya ese mbere yuko nzaha nabagahe nyine ukabimbwira jewe nta n'ikintu mu buzima bwanjye nananirwa kumuha Seri sasa rero ubage wifashe njyewe ntabwo nari mari none se ajya rwara igicuri cyangwa uyu wabagira ibitega mu Rwanda bagira ngo ibitega ntabwo namukoraho si wavuze ko ari Sheri wawe none se wavuze ngo ni Sheri wawe ubwo rero ugerageze yumye uyana wahamagaye Dr. Kareba niba ari akiri muzima ahubwo uryamye wage wifashe wabwiye Sheri wawe ngi uramfasha iki kugira ngo rwose Mayira dufite dossier nyinshi ntabwo n'ukuri reka mubwire iyi ni inshuro ya kabiri ntabwo nayivanga mu kwera ari Sheri wawe kuvuga ntunatega amatwi ngo mubwire kibazo uvuga wihuta cyane none wambwira iki dossier za dufitanye zigera muri 3 ugiye kungabi ya 4 n'amafaranga wamufitiye none ubage wifashe kero ntabwo nawe nyine wivuga amagambo menshi none se asanza gwara igicuri arwara igicuri cyewe ntabwo muzi ntabwo muzi kandi wavugaga ngo ni Sheri oya ntabwo asikundi wagikuye he wange ntabwo nabwo yanabikuze kabisa kuno giteye oya nanjye buriya ntabwo ari inshuti yanjye faranga ufite nizo gutereta mu mukobwa nk'uyu ahubwo turagishyira he ni ubwa mbere mbashije iyo nkuru mu buzima sinjya rubaza ibibazo bimeze gutyo ubikuye hehe ibibazo bimwe umuntu wabimbwiye mumbwiye yambwiye ko njye naje ahangaha ndi mukuru ese undi muntu ugufite nuza yakibye bakubwira ibintu uburenganzira bw'umubyeyi
yakubwira amakuru yakifata akakuvangira mu buzima akakubwira ibintu byawe n'inde buri utagakwiye kuba jyewe cyangwa so ako nyine umuntu wabimbwiye ni wa mukobwa yakubwiye iki yambwiye ko njye mwanzanye ndi mukuru ungana gutya uramfasha tugikurure tugite mu muhanda ikibazo ni ku mpamvu kandi ni imodoka yawe urabizi ko yaheze mu igaraje wanze kuja kubikura turagikurura tugishyire mu cyumba kankubwire rero urumva mwana wanjye abahigi benshi bayobye uye nese ubundi se kugira ngo sibye simba nanabwiye no kubimenya umva mubwire urumva nuva aha ku ishuri aho ugiye kwiguza bazakubwira ibindi aho wakuriye bakubwira ibindi aha ngaha bakubwira ibindi abahigi benshi nakubwiye ko bagira bate bayobye buri muntu wese akubwira simbizi bayobye imbwa ariko njye ntabwo ndi imbwa ni abantu benshi baba bari kugenda bambwira amakuru kandi nyine ugasanga nkeneye no kuyamenya urabizi ndetse sinkeneye kubimenya nkamenya ubundi wamugani n'ababyeyi banjye nyine mbere yuko nzaha ababyeyi banjye ubundi byagenze bite ko nta wundi muntu uhari madamu ntawe uhari wa mukobwa n'akagabo bita cyabica macaba uya bose ntabahari turakijyana noneho ukina kibazo reka nza ahubwo ariko nabwo ugomba kugira icyo unyemerera kiyongera ku byo byose nta ugomba kugira icyo unyemerera naje guhaha ndetse ko ndeba kumbwira uri kubitekerezaho kandi ati nawe hari ikintu uri kumpisha ubone nako ukeneye kubimenya gute umuntu apfa gutya cyangwa yaje yariye uburozi cyangwa ubwo yahoze hano ibintu bimeze nka gutya sinzi impamvu binzira mu rugo rwose ariko se wabanje ukanagerageza wagerageje wowe ukumva kare ntabwo nzakora kwima yitinje icara tugira nanakibeshya akazi ngira ngo ndebe ko nakwigirira ukuntu ariko ntabwo ngikunda nakibwiye ko mfite uruganda nshaka kugihamo akazi cyari cyaje hano ubu ni inshuro ya kabiri noneho ubu cyari cyaje kiyabyiteguye ariko ikibazo mu Rwanda reka nshaka naho nigire hirya hatagira yakikobwa warubaye iki yakikobwa kiza warubaye iki wa mayira uguzi kare yitegaza yakina sheri wanje rwose ufite umusheruzi gukina komedi sheri bijya bose ukunda kubi rero Serine umukunda kubi kabisa umwana sheri wawe ceceka oya wirakaraye yakikobwa wagisaza winkoraho wambeshya akazi wambeshye kunkunda abagabo mwese muri kimwe ntabwo abagabo twese turi kimwe kabisa njye ndi umuntu mwiza kabisa ukundi hano uri umuntu mwiza abagabo mwese oya njye ntabwo ndi kumwe nawe abagabo bose ntabwo ari babi twe turi beza njye ndi mwiza kabisa wambeshya urankunda uzampa akazi mubere manager oya njye rero reka njyewe mayira reka nigendere reka nigendere ukaba w'igihehesi gusa reka nigendere ubu nawe uransize hari diri twari dufitanye oya gumana ni byawe ariko dada njyewe mwe muri abahehesi nari ndi kumubwira ukuntu mufitiye umushinga umva mwese abagabo n'ikindi gihe ntuzasubire